gikorwa natangiye mu mwaka ushize wa 2023 nabitangiye ushize mitangira mu karere ka Bugesera haboneka mituweli 430. uyu mwaka nabwo ndongera ndagikora aho nabashije gukusanya miliyoni 2,400 zivamo mituweli z'abaturage 800. Dore application yaciye ibintu mu guhuza abakunzi ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi ni Single Connect. Jya muri Apple Store, injiramo neza cyane, reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho, uzamuka hejuru muri search wandikemo Singles Connect. Aho ngaho numara kwandikamo Singles Connect, ahanga ni kuri Apple Store, baraza kwita baguha ikintu cyitwa Singles Connect application, urangiza downloading, and then kubera ko ukoresha iPhone ahanga baraza gusaba gushyiramo Face ID, ukande kabiri hari double click kuri installation, ubundi ushyiramo Face ID yaba checking, ukwemera ku downloading, nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba. Reka tushyiremo application yacu. Urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye. Hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino. Imaze kujya muri urayifungura, ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda. Application yamaze kugera muri telefone yanjye, rero nawe ushaka kuyidownload, ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na Singles Connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18. Itajengwa na sisi wenyewe, na sisi wenyewe, na sisi wenyewe, tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, tugera paradizo isi yose we, tuzarwubaka na Kamonyi tuyubake, tuzayubaka na Kigali tuyubake, tuzayubaka, tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, tugera paradizo. U Rwanda niturwubaka, abanyamahanga bazarugana, ibereye mu Rwanda. Ona Kamonyi yacu nituyubaka, abanyamahanga bazayigana. Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kamonyi itajengwa na nani vijana, na sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Rwanda itajengwa na nani vijana. Mumfuate sio? Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Rwanda itajengwa na nani vijana, Celebration kabisa. Sisi wenyewe. Kamonyi itajengwa na nani vijana, Kamonyi itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, na sisi wenyewe, tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, tugera paradizo ku isi yose. Amajwi yacu hejuru, tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, tugera paradizo isi yose we, tuzarwubaka na Kamonyi tuyubake, tuzayubaka na Kigali tuyubake, tuzayubaka, tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda, tugera paradizo isi yose we, tuzarwubaka abana bato tuzarwubaka n'abasaza turwubake. Uganda. Bose mugire arajya bari kubikurikirana.
Oya turabaha ikaze na Mutoma tumaze kumuvugisha. Na Mutoma mwamuvugishije? Yamuvugira abakite n'ikigoma. Mwaramutse makuru ki nitabiriye cyane kandi mwazindutse twabashimye Ariko nubundi niko duhora. niko bandabizi murasobanura tugiye rero gusa n'abegerana twabonye n'abashyitsi noneho ibyo twakoze ni byinshi muzakomeza ntago ari ngombwa ko twirirwamo cyane noneho twegerane tunaganire n'abashyitsi bacu banababwire nyine n'ukuntu baje kubasura n'icyo babazaniye abashyitsi baje bikoreye burya bari beza nkuko bazireba imbere sibyo Twegerane hirya hariya. twegerane Muze. n'abandi ubundi rwo rubyiruko nyine usanga bose ibyo bikorwa rero barimo. none se abateye Aha ngaha bagiye kuhatera. twe turatera Yego. mutuzanire dutere Reka tubaze. abajene muze hano muze muhe n'abandi bajene Tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda urugendo paradizo isi yose na Kamonyi tuyubake na Kigali tuyubake tuzarwubaka hejuru tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda urugendo paradizo isi yose Itatengwa na nani vijana, itatengwa na sisi wenyewe. Kamonyi itatengwa na nani vijana, itatengwa na sisi wenyewe. Kigali itatengwa na nani vijana, itatengwa na sisi wenyewe. Mjina itatengwa na nani vijana, itatengwa na sisi wenyewe. Asisi wenyewe tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda turogera paradizo isi yose tuzarwubaka uru Rwanda niturwubaka abanyamahanga bazarugana ibereye mu Rwanda uru Rwanda niturwubaka abanyamahanga urubyiruko you volunteer nakutoka you volunteer nakutoka aho
gukora ibitunguru imiteja kugira ngo yes Mboga zirahari. dodo ndi kuzitera Mboga ni heya. turayishimiye mutandukanye amaguru rero tugiye kubaha iki ifunguro murebe hano mureba hariya mutandukanye amaguru kugira ngo babahe Ngera mu mweshi
kandi inyungu muraza kuyibona cye murayumva cye murayimenya sibyo mwishimire rero Muraho neza kandi murava Yesu ashimwe ahantu hari umwuka murakoze cyane aba ntabwo mbatindaho cyane harimo abashinzwe imyitwarire harimo n'umunyamabanga rusange uriya wo hagati abandi ni aba members ukunda igihugu ni ihame kandi dukomeyeho. Murakoze cyane nkuko nyakubahwa IS abivuze mbere na mbere tubanje kubashimira ko mwaduhaye ikaze sibyo yaransabye rero ko nakwerekana bagenzi banjye ngira ngo mwatubonye twasanze muri mu gikorwa cyiza cy'umuganda twebwe rero turi urubyiruko rwaturutse mu mujyi wa Kigali ariko rukorera ku mbuga nkoranyambaga imbuga nkoranyambaga murazizi ni za Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ibintu nk'ibyo sibyo twebwe rero turi urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa twifuje kuza gufatanya namwe gukora umuganda ariko turagenzwa na byinshi sibyo mwirangara murakoze nukuvuga ngo rero reka nsabe bagenzi banjye twazanye mbabereke bahaguruke begere hano imbere baze babasuhuze murakoze cyane nkuko mubareba rero aba ni abahungu n'abakobwa duhurira ku mbuga nkoranyambaga ni naho twamenyaniye iyo umwe avuze ngo afite igikorwa turagenda twese tukamushyigikira imbuga nkoranyambaga rero ibyo dukoraho natwe dutanga umusanzu mu kubaka igihugu ngira ngo muraza kubibona hano nyakubahwa IS araza kubereka n'igikorwa nyamukuru cyatuzanye ntago ari umuganda gusa watuzanye ariko ndagira ngo mbashimire ko muri abaturage beza mwatwakiriye na nyakubahwa IS turamushimiye ko yaduhaye ikaze ariko ndagira ngo by'umwihariko murabona ko bana ari abajene kuba barahisemo kubona abajene bakora umuganda ngira ngo mubona ko aba ari bakeya kandi murabona ko ari n'abasirimu ariko babemeye bakaza bagakora umuganda ndagira ngo nabo mubampera amashyi rero nyakubahwa IS ngira ngo tutavuze byinshi iyi niyo timu twazanye murakoze ariko mwanatubwira n'ikindi gikorwa murakoze cyane nkuko yarampaye umwanya reka mbereke ntabwo tugira umukuru n'umuto ariko ndagira ngo mpe mugenzi wanjye witwa Noella atubwire ikindi gikorwa nyamukuru ndabizi ko kiri bubashimishe ni iki cyatuzanye hano Noella basoze nitwa Shyaka Noella mbanje gushimira urubyiruko rwatwakiriye mwakoze ndetse n'abaturage ba Rugarika ndabashimiye nkaba ndumwe mu rubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga ariko nkifuza ko nazikoresha mu buryo buboneye kandi bufite akamaro ku gihugu rero nibwo hari ni nk'igikorwa navuga ko niyemeje cyo kujya hari igikorwa gishyigikira zimwe muri gahunda za leta nakora mbinyujije kuri izo mbuga zanjye uyu mwaka nkaba narifuje ko hari abantu babona ubwishingizi bwo kwivuza buturutse muri twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga muri ubwo buryo rero tukaba twaratekereje aka karere ndetse n'uyu murenge wa Rugarika aho twabashije gukusanya amafaranga angana na miliyoni 2,400,000 azavamo mituweli 800. Ni igikorwa ntagezeho njyenyine murabona ko ndi kumwe n'abantu twazanye ni igikorwa ntagezeho njyenyine murabona hari abamerekeje ariko hari n'abandi batabashije kuza kubera izindi gahunda zitandukanye ariko dore ubutumwa twari twabageneye ni ubu ngubu Ese
murishimye se murishimye ntabwo mbona mudaseka se tumwenyure rwose tubaseke abaturage mwese bashaka ibiganza twumva gutya mwishimye. yambwire yuko uru rubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga baraganira ari abari mu Rwanda bari mu mahanga sibyo cyane cyane uruhare rwabo ni ukunyomoza ya makuru y'ibihuha atuvuga nabi murabyumva. Hanyuma rero muri kwa kuganira niho bashakiye inkunga yo kwishyura abaturage batishoboye mitiweli. Muri iriya modoka yanjye irabyibushye igipfurumba cy'amafaranga kirimo $2,200,000. Ubwo rero Masaka igomba guhita igira 100% muri mituweli. Nimureke rero bicaye mbanze ngende mbike ikimenyetso mu modoka wene naye nagira ko ngarukana hanyuma twajya twaganira. Twakigeneye Noella kivuga ko tumushimira uruhare rwe mu mibereho myiza y'abaturage ba Rugarika cyane cyane mu kurihira abaturage 800 ubwisungane mu kwivuza mu kagari ka Masaka. Ibyo bikaba bizabafasha kugera ku buzima bwiza. Jean de Nkurunziza ndumunyamabanga nshingwabikorwa mu uyu munsi aba-influencers baje kubasura mu murenge ni igikorwa mwakiriye gute? Ni igikorwa twakiriye neza cyane ko mwabonye n'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga baje rero gukora mu murenge wacu Uganda dufite ibikorwa by'u Rwanda hanyuma tunafatanya mu bikorwa bwo kurandura imirire mibi twahinze imirima y'imboga hanyuma tunaha n'abana indyo yuzuye tubaha n'amata. Twabyakiriye neza cyane kubona urubyiruko ubundi bazi ko batitabira ibintu naho kubona urubyiruko abajene abasirimu bakoresha imbuga nkoranyambaga baza mu gikorwa cy'umuganda bakaza noneho no gutanga inkunga yabo niho twashimye cyane. Batanze mituweli irenga $2,000,000. Mwabyakiriye gute? Ni igikorwa mujya guhitamo abantu bahaye inkunga mwagendeye ku ki? Icya mbere ni ukushima kuko dusanga tugira abandi bafunye ibikorwa badutera inkunga muri mituweli ariko n'ubwa mbere tubonye inkunga ya mituweli ya $2,200,000. Abandi badufasha $150,000 ariko nibwo tubonye inkunga mu gihugu twabonye $400,000 n'abantu benshi cyane muri mituweli ku buryo biraza kuvana umurenge wacu aho wari uri wiyongeraho nka 3-2 muri mituweli. Kimwe cya kabiri twabyakiriye ku rwego rushimishije kandi natwe byahita bitujyana kuba natwe gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane kugira ngo natwe tube muri bo kuko natwe nubwo dukuzemo ariko natwe imbuga nkoranyambaga turazikoresha. Biraza rero gutuma natwe abajene bacu bari bahawe n'utafatanya urubyiruko rw'abakorerabushake n'abandi baturage batuye umurenge wacu nabo bahise babishima kandi batangiye nabo no kujya mu twitinga igikorwa cyakozwe. Nayo mujya guhitamo abantu biba bisanzwe ni ukuvuga ngo tuba dufite abaturage bakoresha ubundi bwishingizi tukagira abakoresha mituweli ariko tukagiramo n'abatishoboye rero hari abo leta yishyurira bagaragaye rwose ko bari hasi cyane ariko hari n'abandi ubona nabo imbaraga zo kwishyura mituweli bagoye ntabwo rero bisaba kriteri zo guhitamo no kugira ngo aho tugeze muri Masaka igeze kuri 96 abantu 4% basigaye ntabakene pe rero ntabwo bisaba wenda ngo amakriteri yandi n'uvuga ngo utishoboye ushaje ufite imbaraga nke ufite ubumuga ufite ubushobozi buke tukamushyira ku rutonde tukamushyura. Bisoza n'iki wenda wavuga kuri iki gikorwa cyangwa se nabwira abaturage muri rusange? Icya mbere ndashimira abaturage bari bitabiriye umuganda ari benshi mwabonye ndashimira n'urubyiruko rw'abakorerabushake nabo mwabonye ko bari bahari benshi atanamunari ariko kuri iki gikorwa byo ndagira ngo yishimire urubyiruko aba-influencers ariko nshimire na Noella
niwe twagiranye kontakiti ahamagara mbere twagiranye n'urugendo rwo gutegura kino gikorwa kandi bikagenda neza nyabwo mushimire kandi mweze ko nanjye umbaye umwe muri bo nkazana noneho naho bazajya bajyana nkizanjyana mwakoze cyane nero meze neza meze neza uyu munsi turi mu gikorwa cyo gukora umuganda karere ka Kamonyi umurenge wa Nyusa ntabwo Rugarika tunatanga mituweli ni igikorwa watekereje gute nubwo akanga ugikoze ni igikorwa natangiye mu mwaka ushize wa 2023 aho nifuzaga ko ari nabyo nifuriza n'urundi rubyiruko ko twakoresha imbuga nkoranyambaga ariko tukazikoresha mu buryo buboneye kandi bwiza rero ntekereza ko nifuzaga ko nakoresha imbuga nkoranyambaga zanjye of course hari ibyo nge nzimarisha hari n'ibyo zinyungura ariko nkanifuza ko hari icyo zamarira igihugu cyangwa sosiyete ndimo niko gutekereza ko hari ikintu najya nkora nakwita nk'ubugiraneza cyangwa charity ntekereza igikorwa cya mituweli kuko hari abantu batabasha kubona ubushobozi bwo kwivuza bagahera mu nzu kubera kubura ubushobozi bwo kwishyura mituweli ndavuga iki gikorwa nakigiramo uruhare nabitangiye ushize mitangira mu karere ka Bugesera haboneka mituweli 430 abaturage nyine 430 babonye mituweli mbona ni igikorwa cyiza cyishimiwe kandi abantu batandukanye bagenda bakigishyira ndavuga ni why not ntagikora bitaba buri mwaka urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga rukagira narwo itafari rushyira ku iterambere ry'igihugu cyacu ko twese turi urubyiruko kandi turi imbaraga zubaka rero uyu mwaka nabwo ndongera ndagikora aho nabashije gukusanya $2,400,000 zivamo mituweli z'abaturage 800 tukaba twazitanze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika. Ku cyo wahisemo Rugarika mu karere ka Kamonyi? Nuko ndi umukorerabushake mba mu rubyiruko rw'aba youth volunteers rero hari imikoranire tujya tugirana na bagenzi bacu mu turere dutandukanye rero nari nifuje gufatanya n'abagenzi banjye mu karere ka Kamonyi kugira ngo mbatere inkunga. Dusoza n'iki wenda wabwira urundi rubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga ariko bakazikoresha mu buryo wenda butaboneye cyangwa se nta impact iri positive bagira? Izi mbuga nkoranyambaga ni ikintu cyakubera cyiza cyangwa kikaba kibi bitewe n'uburyo wagikoresheje rero biba byiza iyo urebye imbere ukareba uburyo wazibyazamo umusaruro ushobora kuzibyazamo umusaruro ku giti cyawe ariko n'igihugu cyawe nacyo ukagira icyo ukimarira unyuze muri za mbuga nkoranyambaga rero imbuga nkoranyambaga ze kuba izituyobya cyangwa ngo tuzireberaho amakuru birangire ariko tugire natwe icyo dukora giduteze imbere kandi giteze n'imbere igihugu cyacu.